Reka mbashimire kandi bayikaze mbasaba gukora subscribe. Umunsi tugiye kugaruka ku ngaruka zo gukoresha telefone iri ku muriro no kuyishyira mu mufuka. Abantu batunze telefone zigendanwa hari abo usanga bakunda kuzikoresha igihe barimo kuzisharija, abandi bagahitamo kuzirika batiri yazo ikabanza ikuzura umuriro 100%. Ese gukoresha telefone igihe iri ku muriro hari ikibazo? Muri rusange nta kibazo, ariko kuyikoresha igihe kirekire uri ku muriro bishobora gutuma ishyuha cyane, bikaba byagira ingaruka ku buzima bwa batiri yayo. Urubuga quar.com dukesha iyi nkuru rukunze kugira abasomyi inama ku bintu bitandukanye, ruvuga ko nubwo nta kibazo gihari, ibyiza ari ukwirinda kuyikoresha irimo iremereye igihe urimo kuyisharija, kuko bifasha batiri kuramba. Uruganda rukora telefone za Samsung ku rubuga rwa murandasi narwo rwemeje ko nta kibazo gihari gukoresha telefone ibintu bitaremereye igihe iri ku muriro, kuko batiri yayo yinjiza umuriro buhoro ugereranyije n'igihe urimo kuyisharija utayikoresha. Gukoresha Bluetooth igihe urimo gusharija, ibi nabyo nta kibazo giteza, usibye ko bituma batiri itinda kuzura kubera ko Bluetooth ikoresha umuriro mwinshi. Inama nziza ariko ni ukwirinda kugira ibindi bikoresha igihe urimo kumva indirimbo ukoresheje Bluetooth, kuko nabyo bituma batiri ishyuha cyane. Gukoresha telefone hanze ku zuba ryinshi. Iyo uri gukoresha telefone igezweho smartphone uri ku zuba rikaze, imirasire yaryo ikayigeraho, ako kanya bituma ishyuha cyane bikangiza batiri, ikirahure cyayo n'ibice bikigize iby'imbere. Gushyuha cyane kwa telefoni bishobora kugabanya imikorere yayo, ugasanga itangiye kujya yizimya bya hato na hato. Imirasire y'izuba ikarishye ishobora kwangiza ikirahure cya telefone buhoro buhoro, kigatakaza kwerekana amabara n'umucyo wa telefone w'ibiri muri telefone. Kubika telefone mu mufuka. Ikigo National Center for Health Research gisaba abantu kwirinda gushyira telefone mu mufuka, ku mukandara cyangwa ahandi hantu hose hegereye umubiri, kuko telefone zigendanwa zisakaza ingufu zizwi nka radiation, kabone n'ubwo waba utarimo kuyikoresha, kandi izo ngufu zikaba zigira ingaruka ku buzima. Indi nama bakugira ni ukwirinda gukoresha telefone igendanwa uri mu bice by'icyaro cyangwa ahandi hose hari umurongo w'itumanaho udahagije. Iyo umuntu ari kure y'umunara wa telefone, niko ingufu za radiation zisakara ari nyinshi. Radiation ni ingaruka zayo ku buzima. Radiation ni ingaruka zayo ku buzima. Ingufu za radiation zisakazwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu isanzure cyangwa mu bindi binyabuzima runaka. Radiation zibaho mu buryo butandukanye bitewe n'ukuntu ingufu zigenda n'uburyo zikorana n'ibindi bintu birimo n'ibinyabuzima. Hari amoko abiri nyamukuru ya radiation. Ubwoko bwa mbere, radiation zangiza uturemangingo, arizo zizwi nka ionizing radiation. Ni radiation zifite ingufu nyinshi zishobora gukamura ingufu zangiza electrons zigahindura utunyabuzima duto cyane atoms. Ni radiation kandi zishobora kwangiza uturemangingo tw'ibinyabuzima, bikaba byatera ibikomere, kanseri no kumva umuntu amerewe nabi mu mubiri. Ingero: imirasire itagaragara X-rays, imirasire ya gamma rays, uduce twa alpha na beta duturuka mu bintu birimo imirasire y'ubumara. Radiation ya kabiri kandi ni radiation zitanga uturemangingo, non-ionizing radiation. Ni radiation zitangiza uturemangingo. Ni radiation zifite ingufu nke zitabasha kugira icyo zangiza, ariko zishobora kugira ingaruka ku bintu birimo n'ibinyabuzima, nko kubishyushya,
ubu bwoko bwa radiation buramutse buri ku rugero rurenze nazo zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima. Ingero nk'imirasire cyangwa se imirongo y'amajwi radio waves, imirasire ishyushya microwaves, imirasire itagaragara infrared, urumuri rubonwa n'amaso visible light, imirasire isanzwe y'izuba cyangwa imikorano isa n'ibara rya violet ultraviolet. Aho ingufu za radiation zikunze guturuka karemano izuba UV rays, gaze izwi nka radon, imirasire y'ikirere cosmos rays, imikorano imirasire cyangwa se imashini za x-ray, ibyuma bikoresha ingufu za kirimbuzi nuclear, amashyiga ya micro-onde cyangwa se microwave, telefone zigendanwa n'ibindi. Ibyo byose ni bimwe mu ngaruka zishobora guterwa no kubika telefone hafi y'umubiri wawe, cyane cyane kuri ba bantu bashobora kuba bakenera kubika telefone cyangwa se igihe bagiye kuryama bagashyira telefone hafi yazo, ntago biba ari byiza. Ndabashimwe bimwe twabanye mu tuntu n'utundi, musaba gukora subscribe, utwandikira muri comment icyo wumva twazakuganiriraho gishobora kuba cyagira ingaruka ku buzima bwawe kandi wenda ubona ukunda kugikora. Kora subscribe.